Muraho, aha ni kuri The Week Shining Star. Muri kumwe na Kayitesi Ange. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyo kurya wakwamaganira kure mu gihe uri muri gahunda yo kugabanya ibiro cyangwa se kwirinda umubyibuho. Turabizi neza ko kwiyongera kw'ibiro cyangwa se umubyibuho ukabije uba werekeza kuri obesity. Niyo mpamvu buri wese ashyiramo imbaraga zikomeye kugira ngo aringanize ibiro. Ariko kandi si ibintu byoroshye nk'uko ubitekereza, kuko gufata iyo gahunda bibanza gufata umwanya wo kubitekerezaho ndetse ukabyemera, kuko hari ibyo kurya byinshi biryoshye kandi twakundaga ku rwego rwo hejuru dutangira kwamaganira kure, atari uko tubyanze ahubwo ari uko dushaka kugabanya ibiro. Ifunguro dufata rifite uruhare runini cyane mu kongera ibiro cyangwa se mu kubigabanya cyangwa mu kubiringaniza. Birumvikana bitewe n'icyo wifuza kugeraho. Ufata ifunguro rihwanye n'ibyo wifuza. Tugiye kurebera hamwe ibyo kurya bya mbere biza ku mwanya wa mbere byongera ibiro kandi mu mubiri ntibihasige intungamubiri zihagije. Umwanya wa mbere harazaho amafiriti cyangwa se chips. Reka twibande ku mafiriti y'ibirayi. Mu busanzwe ibirayi ni ingirakamaro ndetse bifite intungamubiri nyinshi byasigira umubiri wacu. Ariko bitewe n'uko wabitetse, bitewe n'uko wabiteguye, intungamubiri zishobora kuyoyoka, hagasigara izitabarirwa ku ntoki. Ifiriti nazo ziba zakamuwemo za ntungamubiri zose, hagasigaramo nkeya cyane. Ikindi ziba zuzuye karori nyinshi cyane ku buryo wa mubyibuho wawe uri buze wiruka. Inkuru mbi mbafitiye nuko ifiriti zikundwa n'ingeri zose. Abana, abasaza, urubyiruko, mbese ifiriti zaragafashe. Chips rero ziri ku mwanya wa mbere mu kongera ibiro kandi zigasigamo intungamubiri nkeya mu mubiri. Ahubwo iyo urebye neza, bitewe n'amavuta wakoresheje, usanga zagusigira indwara zitandukanye harimo nka kanseri. Chips rero ni ikiribwa gikundwa cyane. Biragoye cyane kuba wahita ukivaho, ariko mu gihe byakunaniye, gerageza ukoreshe olive oil uteka izo chips. Zirikana kunywa amazi menshi kugira ngo ya mavuta na za karori ziyoyoke. Uburyo bwiza rero bwo kurya ibirayi ni ukubitekana ibishishwa ukabirya amaganda mu gihe ubishoboye, cyangwa se ukabitogosa ugakarangisha olive oil ariko apana ifiriti. Aha ni kuri babandi bifuza kugabanya ibiro cyangwa se kubiringaniza. Icya kabiri ukwiye kwamaganira kure, ibyo kunywa byuzuye amasukari. Abantu bifuza kugabanya ibiro birinda kunywa ibintu bifite amasukari, yaba yakoranywe n'inganda cyangwa se ayo biyongereyemo. Nituvuga yakoranywe n'inganda, harazamo nka soda n'ibindi nkabyo. Inkuru ibabaje nuko icyo kinyobwa niyo waba uhaze ku rwego rwo hejuru kitabura aho kijya. Niyo mpamvu bisaba imbaraga nyinshi cyane ku bakunzi b'ibyo binyobwa kugira ngo babiveho, kuko nta kundi kuntu babireka. Ibinyobwa bifite amasukari bifite karori ziri ku rwego rwo hejuru, kandi izo karori tubona mu binyobwa ntizituma uhaga basi ngo ube wafata ibyo kurya bike. Wumva uhaza ako kanya, ariko mu minota mike cyane ukumva urashonje bya hatari ku buryo udashobora kwihangana. Niba rero intego yawe ari ukugabanya ibiro, ari ukuringaniza ibiro, tandukana kure na fanta ndetse n'ibisa nkabyo. Ibinyobwa byuzuye amasukari bibwira uti bye bye. Ikintu cya gatatu ukwiye kwamagana ni umugati w'umweru. Muri rusange umugati uwo ari wo wose uri mu byongera ibiro, ariko amasukari ari mu mugati bitewe niba rufite abatandukanye. Mu migati yose aho iva ikagera, umugati w'umweru uba ufite amasukari menshi kurenza iyindi. Niyo wawurya ntubyumve, ariko urugero baba bashyizemo ruba rurenze iyindi yose. Uramutse ushoboye kuva ku mugati uwo ari wo wose, byaba byiza cyane kuri wa wundi wifuza kugabanya ibiro. Ariko niba utabishoboye, amaganira kuri umugati w'umweru ntukugereho. Tekereza nawe garama 120 z'umugati, reka tuvuge ko ari slices ebyiri. Ugiye uzifata buri munsi kuri buri funguro rya mu gitondo, bifite ingaruka zingana na 40% mu kuba wabyibuha. Ndetse kuri babandi bagira umubiri ubyibuha cyane, bishobora kubabyarira obesity.
babandi rero bari muri gahunda yo kugabanya ibiro amaganira kuri umugati uwo ari wo wose, ariko cyane cyane umugati w'umweru. Ikintu cya kane ukwiye kwamagana ni shokora zimwe na zimwe. Oh no, ibiryoshye byose bishize ku rutonde. Shokora iri mu bintu bikundwa cyane ku isi, cyane cyane bikundwa n'urubyiruko, ariko muri ino minsi n'abasaza n'abakecuru basigaye bazikunda ku rwego rwo hejuru. Kubwira umuntu ngo ave kuri shokora ni ikizami gikomeye. Niyo mpamvu gufata gahunda yo kugabanya ibiro ubanza ukitekerezaho cyane ndetse ukiyemeza. Tekereza nawe shokora imwe gusa iba ifite karori ziri ku rwego rwo hejuru, ziri hagati ya garama 200 na 300. Ndabizi neza ko bigoye kuva kuri chocolate, ariko nimba uri muri babandi bashaka kugabanya ibiro ndetse no kuringaniza ibiro, ni ukuri gomwe tandukana na shokora. Ariko niba byanze, basi gerageza dark chocolate. Dark chocolate cyangwa se ya yindi isa umukara cyane, burya iri muri za zindi zidafite amasukari menshi. Ikintu cya gatanu ukwiye kwibagirwa ni umutobe ukozwe mu mbuto cyangwa se jus zikozwe mu mbuto. Biragutangaje kuba uzibonye mu byakongerera umubyibuho. Tuzi neza ko imbuto ziri ku isonga mu kuba zakugabanyiriza ibiro, kuko inyinshi zikungahaye kuri fibers ndetse na protein. Ariko kurya urubuto nk'urubuto no kunywa jus ivuye mu rubuto ni ibintu bibiri bitandukanye. Hano tuhatega amatwi neza. Jus zikozwe mu mbuto akenshi usanga bongeramo amasukari mu buryo butangaje, ndetse za fibers twabonaga tururiye nk'urubuto sizo tubona mu gihe yahindutse umutobe cyangwa jus. Iyo bafashe rero imbuto bakazikoramo umutobe bakongeramo n'isukari, jus yacu igira karori ziri hejuru cyane, zenda kungana n'iza soda cyangwa se ikaba yanayirusha. Niba rero uri muri babandi bifuza kugabanya umubyibuho cyangwa se bashaka kuringaniza ibiro, tandukana n'izo jus cyangwa se ikinyobwa icyo ari cyo cyose kirimo amasukari. Mu gihe rero byakunaniye kuva kuri icyo kinyobwa, gerageza wikorere jus yawe itarimo isukari namba, kandi nanone ufunguze amazi menshi. Niba kandi ukunda umutobe wakozwe mu mbuto, gerageza kunywa uw'indimu, kuko wo nta mpamvu n'imwe yakubuza kuwunywa, kandi ntibashyiremo inyongera. Ikintu cya gatandatu ukwiye kwamaganira kure ni ibintu byose bikozwe mu ifarini. Kugabanya ibiro si imikino, oya rwose si imikino, yewe si n'ibintu byoroshye. Nubona umuntu wagabanyije ibiro akabigeraho, ujye umuha bravo. Si ibintu byoroshye habe namba, aba yarwanya urugamba rukomeye. Tekereza nawe kugukura ku bintu byose ukunda. Tekereza kugukura ku bintu biryoshye gusa, harimo keke, harimo pizza, harimo biscuit. Oh my gosh, umva, ni ibintu bigoye cyane. Ibyo bintu byose bituruka ku ifarini byifitemo kubyibushya mu buryo bworoshye cyane. Cyane cyane ziriya snacks nyinshi ziba zifitemo kubyibushya kandi mu gihe gitoya. Ziba zifite amakarori ari ku rwego rwo hejuru ku buryo utabasha kuyihanganira. Niyo mpamvu rero wowe ufite gahunda yo kugabanya ibiro ndetse no kuringaniza ibiro, ibintu byose bituruka ku mafarini ukwiye kubiharira babandi bananutse. Hanyuma wowe ugasigara ku bijumba n'ibindi nkabyo bikungahaye kuri fibers. Ikintu cya karindwi ukwiye gusezerera burundu ni ice cream. Ice cream iri ku rutonde rw'ibintu bibyibushya cyane, bifite amakarori menshi kubera amasukari aba akoranye nazo. Biragoye cyane kuva kuri ice cream, ariko nanone ugenda ubivaho gake gake. Tangira ugerageze gufata urugero rutoya cyane, kandi ikindi cyiza ni uko nimba uzikunda cyane wazajya uzikorera mu rugo, hanyuma ugashyiramo kantite nkeya y'isukari ndetse ukavangamo ibindi bintu bifite intungamubiri zihagije byatuma umubiri utabyibuha. Icyiza rero kiruta ibindi ni uko wayisiba ku rutonde rw'ibyo wagombaga gufata nimba uri kuri gahunda yo kugabanya ibiro cyangwa se kubiringaniza. Mu gihe rero wabashije kurwanya ibyo byose mbashije kubabwira ndetse n'ibindi nawe uzivumburira, uzabona impinduka mu gihe gito. Ikindi ukwiye kwibandaho ni ugufata ifunguro rikungahaye kuri proteine ndetse no kuri fiber.
Zirikana gutonyangirizaho indimu kuri buri funguro wowe wifuza kugabanya ibiro mu gihe gitoya. Zirikana kunywa amazi y'akazuyaze arimo indimu kugira ngo ibiro byawe bigabanuke mu gihe gitoya. Niba hari ikindi uzi twakwamaganira kure cyadutera umubyibuho ukabije, wamanuka handikirwa komenti ukakidusangiza. Ibuka gukora subscribe kuri The Week's Shining Star kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu ba mbere. Mwakoze kubana natwe. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.